Yes, reka nanjye mbasuhuza mwese badukurikiye byagaciro komeye cyane kuba mugarutse kubana natwe mwanya nk'uyu ndabasuhuje kandi mbashimira kuba mwahisemo iyi channel ndi muri Relax Life Center ndi kumwe na Dr. Habakubaho Desire nishimiye kuba namwe muganga. Ya murakoze cyane natwe turabishimiye. Relax Life Center na mahoro. Na mahoro turashima Imana. Ubuzima ibintu by'ubuzima ya muri kubyitaho neza cyane. Ya no muhamagaro wacu. Ubwo abantu babyumve uti ni umuhamagaro wacu. Ubwo ntekereza ko ababagana nabo service bahabwa rwose ziba ari nta munoza. Ntago tubikora ngo tubironkemo amafaranga gusa ahubwo tubikora nk'umuhamagaro umusanzu tugomba gutanga hano ku isi. Yego. Ariko nibyo burya buri wese uretse ko tutajya tumenya icyo Imana iba yaraduhamagariye. Burya nubwo wakora service ukagira icyo ibonamo ariko yari umuhamagaro wawe burya n'icyo Imana iba yarashatse ko uvamo kugira ngo ugira icyo umara hano kuri iyi si. Burya icyo ukora cyose haranira kukimaximiza. Ugikore neza mu mutima mwiza mu bunyangamugayo. Birashobora ko hari igihe cyakunanira ariko byibuze burya Imana yo yabonye ko ubushobozi bwawe bwose wabugejejeyo burya rwose Imana iguheramo umugisha. Yego. Aha urakoze cyane. Muga uyu munsi ndajya mu kuganira ku burwayi bw'umwijima cyangwa se ku mwijima muri rusange. Ubundi umwijima iyo abantu bavuze umuntu avuze umwijima niki ubundi nakaye kamaro ko umwijima ku mubiri w'umuntu cyangwa se mu buzima bw'umuntu. Ya murakoze. Reka tuvuge ko umwijima ni rumwe mu rugingo rugize umubiri w'umuntu. Yego. Ni rumwe mu ngingo nyinshi zitandukanye. Ubundi mu mubiri w'umuntu umubiri w'umuntu wubatswe n'ibyo bita systeme hari kuvuga ngo runurwungano nyamaraso wenda reka tuvuge nko kumwijima urwungano rw'igogora iyo rero mwigogora se iyo tuvuze rero ku rwungano ubwo ndi kuvuga muri rusange system ibigize umubiri w'umuntu. Yego. Iyo umubiri w'umuntu ugizwe n'icyo bita inzungano. Urwungano rw'igogora urwungano nyamaraso urwungano rw'imyanya myibarukiro urwungano rw'ihumeka ibintu nk'ibi. So iyo tuvuye rero ku elema iri munsi y'urwungano nicyo bita organe umwijima ingingo Yego. Umwijima rero narwo ni urugingo. Iyo tugeze munsi y'urugingo ibigize urugingo nabyo nizo twita system amini serire izo bita ingirangingo. Yego. Iyo tugeze rero mu bigize ingirangingo harimo tissues n'utuntu dutoya udashobora kubona na microscopes. So rero utabonesha amaso kujya muri microscope. Yego. So rero tugeze nko ku mwijima ni rumwe mu rugingo rugize urwungano runaka mu mubiri w'umuntu. Umwijima rero reka twihuse tuhite tuvuga ko rufite akamaro gakomeye mu mubiri w'umuntu. Cyane cyane kuko ari rwo rushinzwe ibigendanye no kuba rwafasha mu kuyungurura amaraso, gusohora imyanda mu byo twariye, mu byo twanyoye, mu mwuka twahumetse. Yego wenda uraza no kubidusobanura neza ariko njye numva abantu bavuga ngo iyo wagize ngo uburwayi bw'umwijima ngo nta minsi ngo ubusigaje ngo uhita upfa. Wenda ubwo muraza kubidusobanura ariko turaza kubirebaho neza. Urumva nyine kubera yuko umwijima ni rwo rugingo ruri fragile rworoshye mu mubiri w'umuntu. Yego. Ntago badoda umwijima. Urumva nyine niyo mpamvu bavuga ngo umwijima wagize ikibazo umuntu aba yimeze nabi. Agomba turaza kubirebaho ubwo turi kwihuta turi gusobanura ubundi umwijima ni icyo wumva. Wenda se ukiraho muga kuvuze ngo ntago bashaka kuwudoda cyangwa bawujya gute kuriya tujye twumva ngo hari ingingo akumasimbuza ingingo ntago umwijima bashaka kuwusimbuza. Mu iterambere aho rigenda rigera umwijima birashoboka ariko urumva nyine kugira ngo uzamenye urumva ni nko kukubwira ngo kubera ko ari urwungano rugizwe n'amaraso gusa aho uzamenyera ko wagize ikibazo birashoboka ko hazaba nta garuriro. Niyo mpamvu rero usanga bavuga ngo umuntu warwaye umwijima biba bigeze kure. Urumva umwijima niwo ufasha mu gusohora amaraso. Ikintu cyose kigeze mu mubiri w'umuntu burya kibanza mu mwijima. niyo mpamvu umuntu bavuga ngo niba yari uburozi
buriya burahita bumuhitana kuko buragenda bukabanza bukangiza umwijima bukabona gukwirakwira. Bivuga ngo nk'ibyo turya iyo bimaze kuva mu igogora, mu nzira z'igogora, bigenda gucagagurikamo amavitamine ajya gufasha ingingo. Iyo bimaze kugera mu maraso byihutira mu mwijima. Umwijima rero niwe ushinzwe kuba wafasha mu kuyungurura ya maraso, ugakuramo imyanda, ugakuramo uturemangingo tujya gufasha ingingo zindi zisigaye mu mubiri w'umuntu. Umwijima niwe ushinzwe kubika ibivumbikisho. Ibivumbikisho urabyumva? Ibivumbikisho nibyo bita immunity system. Nibyo bishinzwe gufasha kugira ngo wowe niba uyu munsi utabashije kurya ariko utaza guhita upfa, hari ibyo rwisigarije mbega bishobora gufasha umubiri. Umwijima iyo turi kurya hari ibyo ukwirakwiza mu mubiri wacu bigendanye n'amaraso, ariko noneho niba ari amasukari ruba rufite ubushobozi bwo kubika amaglycose mu mubiri, rufite nka reserve mbega. Yes, kugira ngo ejo wowe igihe utabashije kugira icyo urya bisohore amasukari yifashishwa mu mubiri w'umuntu, umuntu abashe gukomeza kubaho. Nibyo no mu byo kurya n'amavitamine nuko nguko. Iyo rero umwijima umaze kuba wakora ako kazi kose, birashoboka ko hari ibyo umwijima wasaguye warejese bibarirwa mu byo twita imyanda. Noneho ikiba gisigaye ni uguhita umwijima ubyohereza muri za ngingo zishinzwe gusohora imyanda. Ingingo zishinzwe gusohora imyanda hari ukubyohereza bikajya mu mpyiko, ukazihagarika. Buriya iyo twihagarika ni ugusohora imyanda, bikazajya mu mara, mu gusohora amagazi carbonique kujya kuri toilette. Umwanda wo hasi ni ugusohora imyanda. Iyo duhumeka dusohora gaze carbonique, usohora winjiza oxygene, nabwo ni uburyo bwo gusohora imyanda. Yego. Iyo umuntu abasha kubira ibyuya agatranspira mu kwaha na hehe, ibyo byose ni mu buryo bwo gusohora imyanda. Biriya byose ni metabolism y'umubiri w'umuntu, byose bikorwa n'umwijima. Iyo rero bavuze ngo umuntu umwijima ngo ubwo bamuroze ngo arayitangika, nuko ibyo byose birabanza kwakirwa n'umwijima bibone kugera mu zindi ngingo. So rero niyo mpamvu umwijima ari urugingo rukomeye cyane ku mubiri w'umuntu. Iyo yagize ikibazo, umwijima ukagira ikibazo, bihita biteza ikibazo mu mubiri. Umwijima ubundi rero uherereye mu ibondo ry'iburyo. Mu ibondo ry'iburyo? Ry'iburyo. Niyo mpamvu buriya niyo mpamvu uzumva nk'umuntu warwaye umwijima akunda kuba ataka, afite imisonga, akubwira ko afite ikintu kimeze nk'ikibuye mu ibondo. Ubuse igihe cyose umuntu yumvishe imisonga mu ibondo ry'iburyo ahita biba bivuze ko ari umwijima yarwaye? Ntabwo ari cyo bisobanuye, ariko buriya hari ibimenyetso by'imburizi, hari ibimenyetso by'imbuzi ku mubiri w'umuntu, aho umenya ngo ibimenyetso 2 cyangwa 5 byose bihuriyeho, ugomba guhita umenya ko ari cyo kibazo. Wenda turaza kubigenda tubimenya, ariko urumva nyine icyo nacyo ni ikimenyetso cya mbere. Niba utangira kumva udusonga mu ibondo ry'iburyo, niba utangira kumva uremerewe, hari umuntu ujya kuryama yaryamira mu ibondo ry'iburyo akababara, agataka cyane. So rero nacyo ni ikimenyetso. Ubwo nibwo buryo ukoramo nyuma y'uko ubashije gufasha ryagogora ibyo kurya bikagogoreka neza, wa mwijima bigakamurwamo za ntungamubiri zigenda zikwirakwira mu maraso. Umwijima we noneho uhita utangira gukora ka kazi kawo ko gusohora ya myanda, ko gukwirakwiza mu turemangingo two mu maraso. Umuntu akakira vitamine bitewe n'ibyo yariye, akakira amavitamine atandukanye yakamuwe, umwijima wakamuwe muri byo kurya, akagenda gufasha ingingo, akagenda gufasha ubwonko, akagenda gufasha igifu, akagenda gufasha imiyoboro. Niyo mpamvu umuntu usanga bavuga ngo yarwaye umwijima, ugasanga byatatse ubwonko, byatatse ingingo zose z'umubiri w'umuntu, byatatse mu ntekerezo, ugasanga yatangiye kugira ibibazo by'impyiko, yatangiye kugira ibibazo by'umutima, urakora nabi. Ni ukubera yuko muri kwakira za ngirangingo ziri mu maraso, umwijima w'ubwawo wohereje mu bice by'umutima, woherezamo amaraso afitemo imyanda. Umwijima wohereje mu bwonko, bigenda bifitemo imyanda. Umwijima wohereje mu bindi bice by'umubiri, mu mpyiko, bigenda bifitemo imyanda. Impyiko nazo zayungurura, ariko ntago iyo mekanisme ikorwa neza kubera yuko uyaje ufitemo ya myanda. Yego. Mugabo mukanya ruvuze ku kintu cy'ibimenyetso.
reka none uhita utubwira muri rusange ibimenyetso umuntu ashobora guhita yumva akavuga ati ibyo ni impuruza rwose, ni impuruza ibi bimenyetso. So tuvuze ku bimenyetso twavuga umuntu yibonaho ku mubiri, ibimenyetso umuntu yibonaho ku ruhu, ibimenyetso umuntu yibonaho nko mu bigendanye n'igogora, kuko ibyo byose nk'uko twamaze kubivuga ni ibintu bigaragara mu burwayi bw'igifu. Ni ukuvuga ngo ufite uburwayi bw'umwijima no ku mubiri hari ibimenyetso ushobora kwibonaho ku mubiri. Ikimenyetso cya mbere wenda tuvuze nko ku mubiri, izo twakwita clinical signs, dushobora kuvuga wenda gucika intege, ugasanga umuntu arahorana umunaniro, ugasanga umuntu arahondobera, agatekereza ko umutima utameze neza, yapima agasanga ameze neza. Ikindi ni ukuba umuntu no kurya bikagenda, umuntu agatakaza apeti burundu. Ikindi ni ugutakaza ibiro mu buryo budasanzwe, ugasanga umuntu mu kwezi ashobora gutakaza ibiro 5. Iyo umuntu ashobora gutakaza ibiro 5 mu kwezi, icyo ni ikimenyetso cy'uko hari ikintu kidakora neza mu mubiri we. Ibyo ni ibimenyetso dushobora kubona ku mubiri w'umuntu. So turebye noneho ku ruhu hari ibyo bita icteri, ni uburyo usanga uruhu rw'umuntu rwarazanye ibara ry'umuhondo. Yaba ari ku mubiri ukabona umubiri warahindutse ujya gusa n'umuhondo, cyangwa se n'amaso. Amaso, imboni y'ijisho, urabona urebye mu maso urabona ko mu maso hasa n'umuhondo. Ikindi ni ukugira amabara muri kwa kundi umwijima ugenda usohora imyanda. Iyo wacitse intege utari kubasha gukora neza, imyanda ikagenda yivanze no mu maraso, ntago bibura kugira ibyo bita blood clotting, amaraso akagenda asigara mu mitsi, igasigamo ya myanda. Ya myanda rero wajya kureba ku ruhu ukabona hano hari akadomagure k'umukara, ahandi hari akadomagure k'umuhondo, gutyo. Yareba no munsi y'ikirenge hari utudomagure tw'umukara twinshi cyane, tugaragaza ko ari imyanda. Nk'ibyo bigaragara munsi y'ikirenge, kubera yuko munsi y'ikirenge naho hari ibyo bita reflex point, izingiro rya buri mitsi yose igenda igakorana n'ingingo zitandukanye z'umubiri w'umuntu. Ikindi twavuga rero nk'ikimenyetso turebye mu bigendanye n'igogora, cyane cyane nko kumara, ntagabura kugira ibyo bita hepatomegaly. Ni kwa kundi umuntu ahorana amaside yo mu gifu akazamuka, cyangwa se akananirwa kurya neza ngo ibyo kurya bigogoreke, agahora yumva byimbiwe mu gifu, ariko mu by'ukuri byatewe n'umwijima udakora neza. Ikindi twavuga ni nko kuruka, ugasanga umuntu arakorora akaruka amaraso, arakorora hanyuma umutima ugatera nabi, ariko byose biri guterwa na wa mwijima we udakora neza. Ubwo umuntu ageze ku rwego rw'amaraso ntabwo biba byabaye bibi cyane mu mubiri. Biba byamaze kuba bibi, ni wa mwijima umuntu kubera atabimenye, atabashije kujya kwa muganga ngo yivuze neza, cyangwa se akibikerensa. Hari umuntu urwara nk'ibyo bimenyetso byose twagiye tuvuga, umuntu agatangira kuvuga ngo baramuroze, agatangira gukoresha ubundi buryo, ajya hehe na hehe, ariko mu by'ukuri atari kwivuza icyo kibazo. Niho bimuviramo rero, ugasanga bigeze aho agakorora amaraso. Ariko bajya bavuga ko ngo urwaye umwijima ngo hari igihe no gusohora umwanda ukomeye, nabwo ngo hari igihe haba harimo amaraso. Justement urumva impamvu habaho gusohora amaraso nuko umwijima ntabwo uba ukibasha gukontorora ya metabolisme neza. Amaraso aragenda agakwira mu bice ahantu hose. So noneho ubwo burwayi bw'umwijima rero nabwo bushobora gukorera icyo bita encephalopathy. Encephalopathy ni ukuba uburwayi bw'umwijima bw'affecting cyangwa bwageze no ku bwonko. Ugasanga ibibazo mu kwibuka, mu kuryama nabi, ukararotaguzwa nabi, ukararupfurura. Ibyo bibazo byose rero biturutse mu kuba umwijima uri gukora nabi, ariko bikafectinga no mu bice by'ubwonko. Hakabaho nka kwa kundi uzabona umuntu imitsi y'ubwonko ihora yareze, aratakaza ubushobozi bwo gutekereza neza, arahorana iserere. Ibyo byose bishobora gukubitiraho ko ari ibindi bimenyetso by'ubundi burwayi, ariko nk'ibi bimenyetso byose yuko bikomatanije, ugasanga aracika intege, arateye imisonga mu ibondo ry'iburyo, kwereruka k'uruhu, umuhondo mu maso, kuruka amaraso, kujya kwituma akabona umwanda wajemo amaraso, nta za hemorrhoid afite. Ibi byose irifo guhita utekereza ku bigendanye n'umwijima. Yego.
aha mugareka noneho twibaze ubundi ubu burwayi buterwa n'iki se yaba ari imirire mibi yaba ari za virusi dusobanurira icyaba gitera uburwayi uburwayi bw'umwijima nabwo buratandukanye hari ubundi buriya mu kwandura kw'indwara hari indwara tuvuga ko zanduzwa n'imyanda y'ibyo kurya amabakiteri, hari indwara zanduzwa n'amavirusi, hari indwara zanduzwa n'amafangazi n'ama-infection, ubwandu bundi busanzwe, hari n'indwara twita ko zandura bitewe n'ikirere n'umwuka wundi. So rero nka hano kuri ibigendanye n'uburwayi bw'umwijima hari iziri virali, hari izigira virusi nk'iyo bumva bavuga ngo hepatite buriya ni ukubera yuko aba ari ubwandu buri virusi. Hepatite virale aba ari virusi yo mu bwoko bwa A yanduje uwo muntu, hakaba na virusi yo mu bwoko bwa B yanduje uwo mwijima, hakaba na virusi yo mu bwoko bwa C yanduje uwo mwijima. Ariko habaho n'ubundi buryo umuntu ashobora kurwara umwijima mu buryo butari virale. Twavuga no ku bigendanye n'imirire. Ku bigendanye n'imirire nko ku bantu bakunda gukoresha ibyo kurya bikungahaye ku binure byinshi, ibyo kurya bikungahaye ku binure byinshi no kuri proteine nyinshi. Urumva ibyo binure byinshi muri kwa kundi umuntu arya bikananiza umwijima, ntubashe gukora neza, ntubashe kuruhuka, ntubashe gucagaguramo. Urumva nicyo bita gusirisharija, guha akazi karenze ubushobozi. Ibi ngibi nabyo bituma umwijima ukora nabi, muri kwa gukora nabi bikaba byakuviramo umwijima ushobora kubyaramo nka cirrhose, ugasanga watangiye kubyimba biturutse kuba waracitse intege. Hari undi mwijima rero umuntu ashobora kurwara biturutse nko mu minywere, nk'abantu bakunda kunywa amarikeri. Buriya amarikeri kubera ubushobozi produit chimique ziba zishobora gushwanyaguza ya maselile y'umwijima, hari uzasanga yaragize ikibazo cy'umwijima, ugasanga yagize nk'ikibyimba ku mwijima byaturutse kuba umwijima bya byo kunywa anywa nk'ayo ma produit chimique yaratwitse umwijima. Niyo mpamvu basigaye bavuga ko abo bantu banywa ibyuma byinshi ngo bapfa vuba cyane. Avora wenda ubwo bushakashatsi ko buri ibyuma babibara mu marikeri. Urumva nk'ibyuma hashobora kuba hariho concentration ya produit chimique ariko zidafite na dosage ihagije, bikagenda bikangiza umwijima. Niyo mpamvu uzumva banavuga ngo ni byiza kunywa imiti nyuma yo kurya, kugira ngo kuba imiti nibikozemo produit chimique bigufasha kugira ngo umwijima wawe uze gusanga ufite imbaraga. Ukanywa imiti utarwaye. Ku muntu urwaye, umuntu urwaye niba muganga yakwandikiye imiti ni byiza kuyinywa umaze kurya. Ntabwo ari byiza kunywa imiti utararya. Impamvu no kugira ngo bitananiza umwijima wawe muri metabolism. Niyo mpamvu bakubwira ngo ukurikize dosage ya muganga, ni ukugira ngo utaza gukonsoma ibintu byinshi cyane bikananiza umwijima ukagira ikibazo. Impamvu umuntu akoresha amaproduit chimique yangiza umubiri agahita agira ikibazo nuko agenda akirukankira mu mwijima, umwijima ugahita ugira ikibazo. Umwijima wagira ikibazo bigakwira mu mubiri hose, nkuko twamaze kubibona yuko hari igihe umwijima ugira ikibazo hanyuma amaraso yose agakwira mu ngingo zose zitandukanye. Umwijima ukagenda uhereza ubwonko amaraso yanduye, ukagenda uhereza umutima amaraso yanduye, ugasanga n'umuntu yagize icyo bita AVC, accident vascular cardiovasculaire, ugasanga yagize stroke biturutse kuri wa mwijima ugenda wohereza amaraso arimo ya myanda. So ibi byose rero aba ari ukubera uwo mwijima utari gukora neza. Ikindi twavuga rero ni nk'ibindi bitandukanye, nk'aho umuntu aba agomba kuba yakontorora. Tuvuga niba ari umuntu ukoresha imiti umunsi ku munsi, arwaye za ndwara ziri chronique, arwaye umutima, arwaye diabete, arwaye kanseri, afite ubwandu, mu gukoresha ya miti ni byiza ko habaho n'uburyo bwo gusohora imyanda, kuko niba ari produit chimique zibika imyanda, hanyuma ya myanda uko igenda iba myinshi hari igihe birangira umwijima uyohereje mu ngingo zitandukanye. Niyo mpamvu ujya kubona umuntu urwaye umwijima bigaragara munsi y'ikirenge hajemo amabara, bigaragara ku ruhu hajemo amabara, bigaragara ku mutima uratera nabi, warabyimbye, wa volume y'umutima yaragutse kubera wa mwijima wohereza amaraso arimo imyanda. Numa ngo igihe ufite uburwayi bw'umwijima bishobora gutuma umutima ubyimba. Igihe urwaye umwijima
aha twari turi kuvuga ku bantu babana n'indwara ziri koronike, za ndwara umuntu afata imiti ubuzima bwe bwose. Ni byiza ko hagira uburyo runaka bumufasha gusohora imyanda mu mubiri. Iyo tuvuze imyanda mu mubiri ni iby'umubiri wari ukeneye ariko bikaba byinshi birenze byari bikenewe. Iyo umubiri ukeneye ko uwuha imiti igufasha ku burwayi runaka ufite, ni byiza yuko urabizi buriya produits chimiques zose zigeze mu mubiri, hari izifasha umubiri w'umuntu, hari izisigara umubiri ukaba wazisohora, ariko hari n'izidasohoka. So aho twavugaga rero nuko igihe ufite ikibazo cy'umwijima, igihe ufite ikibazo cy'indwara ziri koronike ubana nazo, ni byiza kugira uburyo bwo gusohora imyanda mu mubiri wawe kugira ngo bitazananiza wa mwijima wawe. Iyo umwijima wananiwe nibwo cyagiye wohereza amaraso, ugasanga muri circulation y'amaraso mu mubiri wawe umutima urakira amaraso yanduye kubera wa mwijima wawe uri gukora nabi. Uko kwandura rero, urumva niba amaraso agendana n'imyanda, bishobora gucreya ko imitsi pompe z'umutima zirekura amaraso adakwiriye kubera arimo n'imyanda, imitsi igaturika, bigacreya accident vascular cardiaque, cyangwa se ukagira stroke mu buryo utazi nawe. Yego, reka none twibaze ku ngaruka z'ubu burwayi. Ese ingaruka z'ubu burwayi zaba ari izihe? Uretse ko kare nigeze kuvuga ko nk'iyo umuntu agize ngo akenshi bavuga ko urupfu rushobora kuba ruza mu za mbere. Hari ntabwo ruza mu za mbere kuko hari ubuvuzi, ahubwo reka turebe ingaruka ku muntu ubana n'umwijima. Ingaruka twagiye tuzivuga, umuntu ashobora kurwara umwijima hanyuma bikagera ku bwonko. Ni ukuvuga ngo umwijima undi ni uburwayi bushobora kuvurwa bugakira. Umwijima ni uburwayi bushobora kuvurwa bugakira cyangwa bukirindwa. Yego. Keretse iyo ari bwa burwayi buri viral, nk'aho wenda hari hepatite, wenda nka hepatite B. Ariko iyo umuntu yakoreye, hari ibizirana n'umwijima, hari imirire igendanye no kuba wafasha umwijima, kuko buriya kugira ngo urugingo rugende rusaza rubirangire rupfuye, nuko icyo twita ingirangingo cyangwa selile zigenda zicika intege, hanyuma zikagira ubwo zitagifite ubushobozi bwo kuba umubiri wakwisana ngo ukore izo selile. Icyo ni kimwe. Ikindi nuko umubiri urugingo rushobora kugira uburyo rugiramo mekanisme yo gukora ku buryo burenze, rugacreatinga cyangwa se rugacura ingirangingo zirenze umubare, ibyo bikahabyara ikibazo. Iyo zazanye ingirangingo zirenze umubare, nibyo bibyaramo nka kanseri cyangwa bikabyaramo ibibyimba. Ariko tugarutse ku mwijima nk'ingaruka, dushobora kugira ikibazo. Twavuze ko hari igihe umuntu agira ibibazo byo kwereruka k'uruhu, ugasanga rwabaye umuhondo. Hari benshi ashobora kujya kwivuza avuga ngo ni indwara z'uruhu kubera ko atarabimenyera. Hari kugira ibibazo by'igogora, hari ubwo umuntu agira ikibazo cy'umwijima udakora neza, hanyuma kwa kuzamura indurwe, kuko buri umwijima ni nawe ushinzwe kohereza indurwe zijya gufasha igogora gukora neza. Niba wari ibyo kurya bikomeye cyane, umwijima wo ushinzwe gucreatinga indurwe ijya koroshya ryagogora. Igihe rero uwa mwijima warwaye, usanga n'ubundi kurya ari ikibazo, ugasanga byamugizeho ingaruka, igogora rye ntabwo rigenda neza. Sometimes hari ubwo n'umuntu ashobora kuvuga ngo afite amaconstipation, reka ajya kwivuza yarwaye mu mara, ibintu nk'ibyo. Ikindi twavuga rero ni ukuva amaraso, za hemorrhage twagiye tuvuga, gukorora, ugasanga umuntu arakorora amaraso, akaba yajya kwivuza avuga ngo arwaye inkorora irimo amaraso, arwaye igituntu, kandi byaratewe izo zose ni ingaruka zishobora guturuka kuri wa mwijima. Ibindi twavuga rero ni kanseri. Umuntu ashobora kurwara uburwayi bw'umwijima kubera kutabukontorora neza, kuko aho twagiye tuvuga buriya uburyo bw'imikorere, metabolism iri kugenda igenda nabi, nibyo bigenda bituma ingirangingo zitongera kwiyubaka, hanyuma bikarangira umubiri warbayemo wagizemo ikibazo cya kanseri. Yego, reka noneho tugere ku ngamba z'ubwirinzi ku muntu ufite ubu burwayi bw'umwijima, cyangwa se ku muntu ushaka kwirinda ko yazagera ubwo umwijima uzana ugira uburwayi. Akwiye gukora iki ubundi?
murakoze cyane. Ubundi twebwe mu bushobozi bwacu nk'umuntu, ingamba z'ubwirinzi biri mu gukoresha iby'Imana yaduhaye. Ubundi hari uburyo twanduramo ibyo turya, dushobora kuba tubyandurira ku isahani aho turya, dushobora kuba tubyandurira aho twagiye, dushobora kuba tubyandurira mu bo twahuye nabo no mu byo twahuye nabyo. Ariko turi kuvuga kuri ubu burwayi bw'umwijima, reka tuvuge inama nko ku mirire. Ubwo iyo tuvuze inama ku mirire harimo n'uburyo bwo kwirinda. Ibiribwa rero umuntu aba abujijwe cyangwa se yagabanya, yaba afite ikibazo cy'umwijima, yaba ashaka kubyirinda, cyangwa se reka duhere ku biribwa byo kwibandwaho. Kuko ibyo wibanzeho biguhugisha ibibi. Ibyo twakwibandaho rero ni ibifite poroteyine nziza. Iyo tuvuze ibyo kurya bifite poroteyine nziza, ni uko buriya tuzi ko hari ibyo kurya turya bifite poroteyine nziza ariko bifite n'imbi. Reka tuvuge inyama z'umweru, reka tuvuge ibinyamisogwe, bifite poroteyine nziza kandi ntibitinda mu mubiri. Burya ibyo kurya bitinda mu mubiri binaniza umwijima, binaniza igifu, hanyuma bigatuma metabolism igenda nabi, bikaba byatuma hagira uburwayi buza mu mubiri w'umuntu. Niyo mpamvu uzavuga ngo, uzumva bakubwira ngo kurya inyama z'ingurube cyane bitera igicuri. Kurya inyama koko nibyo muga. Ubushakashatsi bugaragaza ko bifite aho bihuriye, kubera yuko hari amavirusi agenda akagera mu bwonko. Kandi ibyo buriya inyama z'ingurube zifite ubushobozi bwo kumara amasaha 8 mu igogora bitararangira. Mugabo uragira ngo abantu bacike ku kabenzi? Ntabwo ari aho ndi kwerekeza, ariko reka mvuge ngo igogora rigenda neza riba rigomba kumara amasaha hagati y'4 y'2 n'8, byakabya bikagera ku masaha 6. Iyo rero igogora rishobora kumara amasaha 8, niyo mpamvu bazakubwira ngo ibyo kurya inyama z'ingurube ngo zishobora kumara iminsi 3 mu mara y'umuntu atarongera kumva afite ashaka kurya. Ni ukubera ryagogora rigendeka nabi. Ikindi hari virusi ziba mu ngurube ubwazo zishobora kwangiza ubwonko. Mu gihe cyo guteka ntago zishobora gupfa izo virusi. Bavuga yuko niyo mpamvu uzumva uburyo bw'imitekere yayo birashoboka ko hari n'ubundi ntago bisobanuye ngo umuntu wese wari inyama z'ingurube yarwaye icyo gicuri, ahubwo nuko bavuga ngo bikubiye gakeya ko wazihisha kuri rwa rwego izo virusi ziri bushye. So twihuse rero wenda siho twari turi. Ibindi twavuga mu mirire ni imboga. Imboga n'imbuto bikungahaye ku byo bita fibers, nibyo bita antioxidant. Antioxidant ni ibiryo turya bigafasha. Urabona nk'itiyo y'amazi, uko amazi agenda acamo, hari ibyo bita corrosion, n'utuntu tugenda dusigara nko mu itiyo, tukazatuma sometime amazi asa nabi. Itiyo rero rigereranye n'umutsi w'umuntu. Iyo urya ibyo kurya birimo antioxidant, ni ibyirukana twa tuntu dusigara mu mitsi. Reka twa tuntu dusigara mu itiyo tutwita nk'umugesi. Yes, umugesi niyo corrosion navuga, cyangwa urubobi. Rero itiyo uyigereranyije n'umutsi mu mubiri w'umuntu, iyo urya ibyo kurya bidafite antioxidant cyangwa bidafite fibers, hagenda hasigaramo utuntu. Utwo tuntu tugenda dusigaramo, niyo mpamvu sometimes uzajya kwa muganga bakakubwira ngo ufite ibinure byinshi ku mutima, ufite ibinure byinshi ku mwijima, ufite imyanda mu mwijima, ibintu nk'ibyo. Ugasanga imitsi yawe yarizinze, warwaye varize, umutima warabyimbye. So rero ibyo kurya bifite antioxidant biragenda bigaharura rwa rubobi cyangwa se ya corrosion yagiye igenda yasigara mu mitsi. Ibi ngibi bituma umutima utera neza, ukamera neza, bikakurinda n'uburwayi. Ikindi twavuga ni ukwirinda ko umubiri ugira umwuma. Kunywa amazi ahagije birafasha, yaba ku muntu urwaye umwijima, yaba ku muntu utarwaye umwijima, kuko amazi nayo ari mu byirukana rwa rubobi rwo mu mitsi twahoze tuvuga. Ikindi ni uko umuntu aba agomba gufata neza igogora rye, kwirinda amakonstipation.
constipation impamvu iyo umuntu ahora arwara constipation cyangwa atabasha kujya kuri toilette byibuze kabiri ku munsi niyo ryaba rimwe ku munsi, uwo muntu haba hari probabilité ko hari imyanda isigara mu mara ye. Ya myanda rero absorption yayo yerekeza mu mwijima, hanyuma bigatuma umwijima ukora nabi. Ikindi twavuga rero ubwo reka tugane ku biribwa noneho byo kwirinda. Ibiribwa byo kwirinda twahera ku biribwa ibyo ari byo byose ariko bikangura umubiri. Iyo tuvuze ibyo kuri ibiribwa bikangura umubiri haba harimo inzoga, haba harimo itabi, ibiribwa bituma umubiri ukora ku buryo budasanzwe. Urusenda, tangawizi, inzoga. Niba umuntu arwaye umwijima ibi ngibi baba bibujijwe. Ababibujijwe kubera iki? Kubera yuko byongerera umuvuduko wo gukora k'umwijima ku buryo budasanzwe. Ahubwo ikiba gikenewe ni ibifasha kongera ingirangingo z'umwijima zamara kwisana umwijima ugakora ku buryo bukwiriye. Aho ngaho niho impamvu tuvuga ngo ni ukwirinda amavuta, ni ukwirinda inyama zitukura, ni ukwirinda ibinure byinshi, ni ukwirinda bya byo kurya byakorewe mu ruganda biri konserve. Ibyo kurya byakorewe mu ruganda biri konserve harimo amasaradini. Impamvu bira byo kurya byakorewe mu ruganda biba bifitemo produits zituma bitagaga, biba bifitemo produits zongera ibara, biba bifitemo produits de conservation. Izo produits rero ni produits chimiques. Kandi iyo umwijima wamaze gucika intege produits chimiques zirahunaniza kurushaho. Ibindi rero twavuga ni imyitwarire, kuruhuka bihagije amasaha 8 akwiriye, kuba ahantu hari umwuka mwiza, gukora imyitozo mu ngororamubiri yoroheje. Ibintu birafasha umubiri wawe kwinjiza umwuka mwiza no gusohora umwuka mubi muri rusange. Yego. Muga urakoze cyane. Reka tugane ku musozo. Ku muntu ushaka kuba wiyumvishemo bya bimenyetso twavuze, akavuga ati uwajya kubaza muganga akandebera ko nta kibazo naba mfite ku mwijima, ese uwo muntu hari icyo mwamufasha? Cyangwa se ku muntu usanzwe wenda azi ko afite ubwo burwayi, ese hari ubundi bujyanama burenze mwebwe mushobora kumuha? Murakoze. Yababona gute biramutse bibaye ari cyo mwabafasha? Muri Relax Life Center reka tuvuge ku muntu wari wese ko Relax Life Center dufasha umuntu yaba urwaye yaba utarwaye. Iyo yatarwaye biba biri mu buryo bwo kwirinda n'ubujyanama busanzwe. Hanyuma iyo umuntu yamaze kurwara niba ari ku mwijima tuba dufite ama food supplement afasha wa muntu. Food supplement ni imiti y'inyongeramirire. Ikifasha nuko umwijima wawe birashoboka ko watewe na za nzoga urashwanyuka. Buriya n'ikintu abantu bamenya, ntabwo kunywa inzoga gusa bisobanuye ko umwijima washwanyuka, kuko systeme immunitaire uburyo bw'ubudahangarwa bw'umubiri w'umuntu buratandukanye umwe ku wundi. Hari uwaho byaba gutyo undi ntibibe. So rero twebwe mu ma product dutanga harimo ama food supplement, haba harimo agomba gusana kongera ngo umwijima wongere wigirira imbaraga zo guhangana n'ikije kiwujyaho. Mbega abantu bafite ubudahangarwa budahagije murabafasha? Ko hari ibihugu biba bifite za iron dome zikaba zishobora gufata ibisasu. Hari umubiri rero udashobora gufata ibyo bisasu. Hari umubiri udashobora gufata ibyo bisasu, hari umubiri ushobora kuresista ibituruka hanze. Hari umuntu ushobora gufata akantu gatoya akagira intoxication mu mubiri we, umwijima ugakora nabi, igogora rikagenda nabi. Hari undi wabifata ntibibe gutyo. So rero imibiri iratandukanye. So urumva no mubo dufasha abakeneye ibyo byose. Iyo amaze kurwara umwijima rero hari uburyo bwinshi bwo kumufasha kandi akongera akaba yamera neza. Mu buryo bwo kumufasha akaba yamera neza niba ari bwa burwayi bw'umwijima yari afite, harimo izo product, harimo bwa buryo bwo gusohora imyanda mu mubiri. Iyo tuvuze gusohora imyanda mu mubiri nuko umubiri wawe wakiriye ibyo utari ukwiriye cyangwa se byarenze igipimo umubiri ugomba kugira. Ikindi nuko hari igihe dusanga hari ibyo umubiri wawe ubuze. Ibyo umubiri wawe ubuze burya nabyo byagutera uburwayi. So ikiba gikenewe rero ni ukugira ngo tugende dukoresha za ma product, dukoreshe bwa buryo bwo gusohora imyanda mu mubiri wawe, tugukorera icyo bita meal plan. Ntabwo meal plan cyangwa se uburyo imbonerahamwe y'imirire ntabwo ari rusange.
bigendana n'ikibazo ufite, bigendana n'ibiro byawe, bigendana n'ingano yawe, bigendana n'ubwoko bw'amaraso yawe, bigendana n'uburwayi bwawe, bigendana na antecedent cyangwa usanzwe ufite ubuhe burwayi mu mubiri wawe, ibyo byose biragendana. So rero ku bantu bafite ibyo bibazo by'umwijima muri rusange turabafasha muri Relax Life Center, hanyuma no kureba muri rusange uburyo bwo gusuzuma tukamenya ngo metabolism y'umwijima yawe imeze gute, niki kitameze neza, ni bya bintu bitatu tujya tuvuga dusuzuma, kureba system zirakora neza. Buri ingingo z'umubiri w'umuntu nazo zifite mitiweli, rumwe rukorana n'urundi bigahuza, hanyuma umubiri w'umuntu ugakora neza. Iyo rumwe rukora nabi rurende panda bituma umubiri w'umuntu udakora neza. Kureba rero ngo ingingo z'umubiri zirakora neza, kureba ngo ntabyo ufite byabaye byinshi mu mubiri kandi bitari bikenewe, kureba ngo ntabyo umubiri wawe ubuze kandi wari ubikeneye bikaba byaratumye ugira ikibazo cy'amaraso make ya anemi, ukaba ugira ikibazo cy'umutwe kubera oxygen itagera mu bwonko neza, ukaba ugira ikibazo cy'imisemburo mikeya kubera amavitamine runaka. Ibyo byose tukagenda tubireba umuntu tukamufasha. Yego muga, reka abangaba ubahe contact, nibe n'umuntu uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda mushobora kumufasha, naho mubwira uburyo yababona ubundi tugane ku musozo. Ku muntu uri hanze nawe yatubona imirongo yacu ibiri kuri WhatsApp cyangwa kuduhamagara mu buryo bushoboka bwose, ni 0788302368. Hanyuma aho dukorera ni Kimironko, twegeranye n'urusengero bita Foursquare Gospel Church. Aho ngaho ushobora kuhagera tukagufasha, ushobora kuduhamagara kuri rendezvous ku bujyanama bwose butandukanye, no ku bindi wifuza ko twagufasha ni karibu. Yego muga, reka tugushimire kuba wemeye kudufasha muri ubu busobanuzi, kandi dushimire n'abari badukurikiye. Ku bantu bafite wenda ibindi bibazo birenze ibyo twabajije muganga, bashobora kumuhamagara kuri iyo nimero cyangwa se bakamwandikira kuri WhatsApp, cyangwa se bakazanabishyira muri comment utaha tukazabiheraho. Murakoze cyane. Murakoze cyane, Imana iduhana umugisha.